Inshuti z'ikiganiro hacyari ibyiringiro twongeye kubasuhuza muri kumwe na Pastor Alphonse kuva muri Goshen Pentecostal Church, ndetse ikiganiro kandi mugezwaho n'iryo torero rifatanyije na GS Studio 360. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu, tunaboneraho kwisegura tubasaba imbabazi. Hari hashize iminsi tudahitisha ikiganiro kubera mu by'ukuri twagize ingendo nyinshi, akazi kenshi, bituma tutabona umwanya wo kugaruka muri studio zacu kugira ngo twongere tubagezeho ikiganiro. Karibu rero twongere tuganire kandi tugirane ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu by'ukuri rijyanye no gukora kw'Imana. Iyi Imana ikora ntabwo ikoresha abakomeye. Iyi Imana ikora ntabwo ikoresha iby'igitangaza, ibintu bikomeye by'igiciro, ahubwo iyi Imana ikomeye burya ishobora no gukoresha abaciriritse, aba bantu basuzugura, ikongera igakorera kandi no mu by'ukuri no mu bintu biciriritse, ahari nakwita ko iby'abana abantu bashobora kugaya. Nkuko nababwiye ko tubagezaho ikiganiro cyacu wa gatatu, uyu munsi tugiye kuganira kuri icyo kuri uwo mutwe ahari uvuga uti ugukora kw'Imana kujyana no gukora, ishobora gukorera ahakomeye kandi igashobora no gukorera mu by'ukuri ahaciriritse, ishobora gukoresha abakomeye ikongera kandi igakoresha mu by'ukuri n'abasuzuguritse. Reka dusome inkuru za Namani. Namani ngo yari umuntu ukomeye, yari nk'umujena, niko nakwita ngo yari umugaba w'ingabo. Umugaba w'ingabo ahari ngira ngo nkabona kwita chef wa etat major w'ingabo za Syria. Icyo gihe ingabo za Syria zari ingabo zikomeye mu by'ukuri, zashoboraga kurwana, zigenda zirwana hirya no hino zikabohoza ibihugu, kuko zagiye zirwana, hari aho zarwanye kandi ngo zigenda zinabohoza Israel, zibohoza y'abantu, zinyaga y'abantu, hari aho zagiye zirwana. Muri iyo usubisha amaso muri kiriya gihe Syria cyari igihugu kidapfa mu by'ukuri kumenerwamo, gifite ingabo zikomeye, gifite ubutegetsi bukomeye, gifite igisirikare cyubatse. Noneho Namani akaba ari umuntu ushinzwe icyo gisirikare. Ikibazo rero cyari gihari, Namani yari umuntu urwaye indwara yitwa ibibembe, ngo umubiri we wagenda gutonyoka. Mu gutonyoka kwe icyo kintu kikamutera ipfuno. Imagine cyangwa ibaze umuntu w'ingabo, si n'ingabo, umugenero, umugaba w'ingabo, nta kibazo yari afite cy'amafaranga, nta kibazo yari afite cy'ubutunzi, nta kibazo yari afite cyo kurya, nta kibazo yari afite cy'amamodoka n'amagare y'amafarashi n'ibiki byose, n'ubutunzi yari abufite. Ariko afite icyo kibazo cyamugoye, arwaye ibibembe. Ibibembe ni indwara abantu baba barwaye, umubiri waratonyotse hose ku buryo wambaye imyenda ugakuramo umubiri usigara ku myenda. Mu nyumvire, nubwo yari afite ubuhanga mu bya intambara, nubwo yari afite ubuhanga mu bya gisirikari, nubwo yari afite ubuhanga mu by'ukuri yakuye mu mashuri atandukanye y'iby'imirwano, ariko yari afite icyo kintu kimuhangayikisha, avuga ati ahari Imana wakinkiza. Reka dusome rero mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 5 umurongo tere ku murongo wa 10 wenda. Yesu atugire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo Elisa ahera ko amutuma ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo uri busohoke uhagarare utakambire izina ry'Uwiteka Imana ye. Arerembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize, mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi y'Ubwisirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpimanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. 13. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze. Nkanzwe kukubwira ngo iyuhagire umanuke. Ku murongo wa 14, nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yabimutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana mutoya, arahumanuka. Imana itugirire neza. Uku guhumanuka rero k'uyu mugaba w'ingabo, k'uyu mujenerali,
mu by'ukuri kwabaye mu buryo bw'igitangaza. Iyo usubiye inyuma ukareba mu mateka y'uruzi rwa Yorodani, uruzi rwa Yorodani ntabwo ari amazi meza, ni ikidendezi, ni icyuzi kirimo ibisayo, ni icyuzi kidafite isura nziza. Uru ruzi rwa Yorodani ni uruzi rusuzuguritse abantu batatinyukaga no kujyamo. Iyo urebye ngo amazi y'uruzi rwa Yorodani yaratembaga akamanuka hepfo akajya mu nyanja y'umunyu. Iyo nyanja y'umunyu rero iyo ngiyo niyo byibuze isa neza, kuko ni hafi ya za Israel na za Syria ndetse kandi na za Palestine, muri utwo gace gutyo niho usanga urwo ruzi. Urwo ruzi rero ni ikintu cy'ikidendezi kirimo ibisayo, ku buryo yatinyaga mu by'ukuri kumva umwami n'amapeti ye n'abagaragu n'amafarashi n'amagare n'intwaro zimurinze atinyuka kujya aho hantu. Abwirwa kujyamo, nawe ubwe yahise yivumbura arahasuzugura avuga ati ariko se njye nagize ngo arambwire kujya ahantu, ngo mbese hano hari inzuzi nziza, hari Abana, Afapa, zari inzuzi nziza. Hari igihe tubona ibiyaga ukabona ko ari ikiyaga cyiza nawe waryohera kwijugunyamo byibuze, aravuga ati ko ndi umuyobozi ukomeye, abantu bashobora kubona ko ndi kwishimisha, ni nka pisine. Biba bifite amazi meza pe, ameze nka pisine. Ubirebye muri Google uraza kubibona amazi y'izo nzuzi n'amazi meza. Ariko urebye muri ukareba amafoto abagiye muri biriya bihugu bakareba uruzi rwa Yorodani, ni ikidendezi kibi. Ariko wareba izo nzuzi zindi n'amazi abakeye ameze neza. None avuga ati ese yambwira kujya hariya hantu, ni kuki yambwiye kujya muri Yorodani? Yorodani ahantu hasuzuguritse, ahantu hatagira umuntu uhagirira ibihe byiza, niko navuga. Ujyamo n'ubundi akava amasa nabi. Ushaka kumenya iby'uruzi rwa Yorodani none wasoma mu gitabo cy'abami muri Yosuwa. Usomye muri Yosuwa 3, usomye Yosuwa 3 ubona ububi bwari y'amazi. Ntabwo yari amazi mu by'ukuri. Yosuwa 3 abitubwira, ntabwo yari amazi abereye ijisho, ntabwo yari amazi umuntu ukomeye yakwiyuhagiramo, ntabwo yari amazi yamuhesha umugisha kuri we, yumvaga ko ari amazi atamukwiriye. Ariko yari amazi mu by'ukuri y'umugisha waruziye kuri Namani, niko navuga. Iyo uzomye muri Yosuwa 3 ku murongo wenda wa 14 ukamanuka, haratubwira Yorodani uko yari imeze. Cyari cyuzi kibisayo, cyari cyuzi mu by'ukuri utaboneramo amahoro, cyari cyuzi mu by'ukuri gisusuguritse, abantu batinya kujyamo ngo bigaraguremo, abantu batinya kujyamo ngo bivumbagatanye. Kera iwacu muri Afurika nkiri mu Rwanda hari ibyuzo abana bajyaga bajyamo bakidumba gusa. Niko na Yorodani yari imeze. Ibaze noneho umuntu w'umujenerali ufite amagare, ufite ingabo, ufite iki, ariko yari afite ikibazo. Yari yarivuje hose byarananiranye, yaragiye hose byarananiranye, ariko kuko Uwiteka agira ngo amukorere igikomeye, ashaka kumwereka ko naho ibi abantu babona ko basuzuguritse, Uwiteka ashobora kuhakoresha hakaza umugisha kuri Namani. Namani areba umubiri we, areba mu bagare, arakebuka, areba abamushagaye impande n'impande, aravuga ati yarantu sinajyamo. Ariko igitangaza cy'Imana, kandi ubwo arabibwiwe n'iki nanone, ngo bagiye kurwana muri Isirayeli, kuko Siriya yari ifite ingabo zikomeye kandi Namani ari we mugaba ukomeye. Ngo baragenda banyagayo akana k'agakobwa, akana k'agakobwa bakanyaze barakazana, kajya kuba kwa Namani, kajya kuba kaje, kabaye akayaya. None ukabona shebuja nubwo ari umuntu ukomeye, azana abasirikare n'amapeti n'amagara arindwa n'iki n'ibibunda n'iki, ariko ubona yajya kumesa hari akabona imyenda yasigayeho umubiri, abona imyenda yasigayeho umubiri wa Namani. Aragenda abwira nyirabuja ati nyamari wacu hari umukozi w'Imana, hari umuhanuzi, ashobora tujya tubona akiza abantu, databuja ashobora gukira. Inkuru umugore acyumvise ati ngo iki, yibagizwa ko wa munara ari umunyagano, wa mwana ari umunyagano, ari wo banyaze. Yibagiza hari iki, aravuga ati ikintu nshaka nuko nabona umutware wanjye akira. Arabimubwiye ati mumuzane. Baramubwiye ati umuhanuzi, umukozi w'Imana Elisa. Baragenda bajya bakorera urugendo bajya kumureba. Elisa ababwiye icyo kintu, Namani arabisha, ararakara, ariko ntamenye gukora kw'Imana uko kumeze. Ariko ngo igihe cyarageze, mu by'ukuri cyo yaya waba witaga kayaya kakanyagano kavuze, baza kubona ko ari igitangaza. Nuvuga ngo Imana ishaka gukora, ishobora gukoresha basusuguritse, nawe ubwo ushobora kugukoresha nubwo bagusuzugura, nkuko yakoresheje uriya muyaya.
yari umuntu usuzuguritse kwa Namani, yari umuntu w'umunyagano, yari stateless, niko navuga ko ntacyo yari afite icyo gihe, yari umuntu utagiraga igihugu kuko ari umunyagano, yuri umunyagano ntacyo, ariko Imana iramukoresha. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe abagusuzugura ntibazi ukomeza, ariko Imana ishobora kugukoresha nubwo nawe ubona ko ntacyo uri cyo, nubwo ubona ko uri nkuriya muyaya, ariko Imana ishobora kugukoresha ugakiza benshi, ushobora kurokora benshi barimo barimbuka, ushobora gukoresha kurokora benshi barwaye, ushobora kurokora benshi bari mu bibazo, kubwo kubarangira gusa, kubwo kubaha direction ukabereka aho bashobora gukirira. Yesu ashimwe. Namani rero arivumbura aragenda, niko ijambo ry'Imana twarisomye ritubwiye. Amaze kugenda yambaye escort ye hirya no hino, baramugarura batari kudatabuje, afande mbese iyo uyu mukozi w'Imana akubwira ikindi kintu gikomeye, ese yakubwira gutanga amamiliyoni y'amadolari, ese sinzira muri iki gihe muri Syria bakoreshaga amadolari mu bara, ariko ni ifaranga hano duha agaciro cyane. Ese yakubwira gutanga amamiliyoni y'amadolari, ese yakubwira gutanga zimwe mu nzu zawe, mu mitungo yawe, ntuba bikoze nanganswe kujya muri kiriya kizenga cya Yorodani ukajya muri 1 2 3 4 5 7 ukagera kuri 7. Ahari Namani yaratangiye kuvuga se inshuro 7 kuki atambwese ngo ujye muri 1, kuki atambwese ngo inshuro 7 ngera nidumbura ngaruka zamuka. Ariko Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro, yari ifite umugambi mwiza kuri Namani ariyumvira, ariko se koko wa mugani ni iki gituma, ariko se simba ntanze wa mugani bya mirenge, nageze ngo ubu se yanyaka amadolari 3,000,000 simba nzimuhaye. Abagabi b'ingabo amajenerali n'abantu babakiza ibyo byose, aho yateraga akanyaga, yageraga n'ahanyaga abakozi ajyana mu rugo, umva bakajya kuba bayaya, ibintu yabaga yabimaze, ubutunzi yari abufite yarasahuye pe. Simba nabitanze se aba yarabitanze, none kujyamo hariya 1 2 3 4 5 ahita avuga ati ngomba kubikora wa mugani. Nkuko ibya byose yatinyaga babagaragu be bayama escort, ariko abonye ama escort yari yamushyigikiye muri icyo kibazo, aravuga ati reka ngende. Hari igihe kenshi rero tubwirwa gukizwa cyangwa tubwirwa ibintu runaka, abantu baturangiye tushobora kubona agakiza, ugasanga kenshi turimo turatinya entourage, turimo turatinya abo tugendana. Ese niba tubona twagiye gukizwa, abambonaga twasangiraga bakaza kumbona ntwaye Bibiliya baramvuga iki, abambonaga najyaga mu kabyiniro muri boîte bakaza kubona ntakigiriye za nkumiti zavuga ngo iki. Hari igihe duhera mu bigomba kuturimbura mu bubembe bwacu, nyamara twagombaga kubuvamo bitewe no gutinya entourage, bitewe no gutinya abo tugendana, bitewe no gutinya abo tubamo. Nkuko Namani yatinya ama escort kujya gukira gusa, ariko akareba agatinya abantu bose. Ntekereza ko yaza kuba wenyine gusa, uretse ko ari umujenerali bitari gushoboka, ariko yaza kuba wenyine ari kujyamo kuko yabonaga ko nta umureba. Ariko rararebye ati n'icyubahiro cyanjye sinshobora kujya hariya n'ama escort yanjye n'izi ngabo zanjye zose zindeba, ariko atinyuwe na za escort. Namani yarakize, yahise avuga ati ariko wa mugani niba ama escort yanjye yari kumbwira ibi bintu, niki cyatuma njyewe ntajyamo. Namani aramanuka, rimwe arazamuka, arireba abona bya bembe birimo, akabiri arazamuka abona birimo, gatatu aravuga ati hari ibintu mbanza niyo byagera kuri 7 nta kintu kiraba cyahindutse, 4 5 6 ahari ngira ngo ahise avuga ati ariko rero ndarambiye ngomba kubireka, ndabona ibibembe byanjye ahubwo birimo bigenda bitotama bicika cyane kubera nibibiziba by'amazi biri kujyamo, kuko byari amazi y'ikiziba Yorodani. Nababwiye ko hariya muri Yosuwa hatubwira ko mu by'ukuri Yorodani, Yosuwa 3:14 ukakuza umunuka, hatubwira ko Yorodani ntabwo wari umugezi mwiza, hari bisayo, yari umazi mabi. Noneho bwa 7 aramanuka azamutse, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Azamutse ngo yazamukanye umubiri, atigeze agira umubiri nk'umwana mutoya w'uruhinja. Tujye tubona abana bato bagira umubiri mwiza unepa ukeye, ng'umubiri Namani yazamukanye. Imana ihabwe icyubahiro. Kenshi dushobora gukomeza guhera mu bubembe bwacu. Ubembe bwawe bushobora kuba ari ibyaha runaka, ubembe bwawe bushobora kuba ari ubusambanyi, ubembe bwawe bushobora kuba ari ubuhehesi, ubembe bwawe bushobora kuba ari ibindi byaha runaka njyewe ntazi, ariko Imana yawe izi. Ndagira nkubwira ngo Imana irimo irabireba. Witinya entourage nkuko Namani yari yabanje gutinya bari abasikoti, kuko nubitinya uzabirimbukana. Iyo Namani akomeza gutinya bari abantu, aba yarapfuye kandi agapfana n'ibyaha bye, kandi agapfana n'ibyo bibembe bye, urumva, ariko agakomeza akababazwa, ariko kubwo gutinyuka. Amen. Yaramanutse, mu kumanuka azamukana mu by'ukuri umubiri nk'uruhinja. Ndagira nkubwire ngo ntabwo dukwiye gutinya amaso
yabo tugendana nabo mu gihe tukiri mu byaha. Ntabwo dukwiye gutinya amaso y'ibidukikije na environment yose idukikije ngo turatinya kujyamo ngo batazatubona twahindutse abarokore, batazambona ejo ntwaye Bibiliya. Reka da, fata decision nk'iyo Namani yafashe uyu munsi, nawe urazukana ubwiza nk'ubw'umwana mutoya. Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Yorodani rero ni umugisha. Yorodani, imagine ahantu hameze gutyo, kwa ruzi rw'umugisha, ahantu Yesu Kristo yabatirijwe, ahantu Yohana yabatirijwe, n'ahantu ho mugisha. Suko hatari hari za nzuzi zindi, hari Abana, hari Fapa, hari n'izindi nziza bagombaga kujya kubatirizwamo, ariko bajya muri Yorodani. Nuko birashushanya iki? Mu by'ukuri aho abantu bashobora gusuzugura, aho ngaho ushobora kuhabonera umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Hamwe bimwe tubona ko bigoye, ushobora kirira ahantu abana abantu badatekereza. Hari umuntu umwe twatumiye mu materaniro yacu mu rusengero, araza ahageze ati yo, atari ko se insengero zanyu ko zitameze nk'iza Katolika ngo zibe zirimo za mitako, urusengero bwanyu no aya mazu ateye gutya, nge mujye mwubaka ibisengero bigira iminara n'ibiki. Ariko Imana ishaka gukora, ishobora gukorera hariya, kandi ishobora no gukorera harya abantu bumva ko hasuzuguritse. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Nuvuga ngo Imana ikora ntabwo ireba abakomeye ngo irakora n'abatoya n'aboroheje, abakoresha nk'uko wakoresheje wa munyagano kakana k'agakobwa. Imana ikora ntabwo ikorera ahakomeye, ahabayobozi, ahabategetse n'iki. Ishobora no gukorera ahasuzuguritse kugira ngo nabo bandi bakomeye baze gukirira harya babona ko hasuzuguritse, bamenye ko naho hari Imana. Ariko mwibuke kuki Yesu Kristo atavukiye mu mayitaje ko yari ahari, kandi yaraje kuba umwami, kandi nabyo byari gushoboka. Ni kuki yagiye ahasuzuguritse akajya mu kiraro, mu icukiro, akaba ariho avukira? Ni ukuvuga ko iki ahasuzuguritse dushobora kuhakirira, dushobora kuhabonera umugisha. Aho dusuzugura, abo usuzugura basuzuguritse, abo ngabo ushobora kubagiriraho umugisha. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire kuri uyu munsi, fata decision, we kuri ibigukikije nk'uko Namani yabirebaga. Uwiteka arakugirira neza. Reka nkufashe gusenga kubwira ijambo, kugira ngo ubashe gufata decision yo guhindukira, kugira ngo usange Uwiteka udatinya amaso ya bagenzi bawe, udatinya amaso y'urungano rwawe, udatinya amaso yabo mwirirwana. Hanyuma kandi hamwe n'isengesho, Uwiteka arakugirira neza. Dusenga Imana. Turagushimye Imana ikomeye, Uwiteka wa Isirayeli, Uwiteka wakijije Namani, Uwiteka ukoresha abakomeye kandi wakoresha n'abasuzuguritse. Turibuka neza uburyo Nyamutunzi na Lazaro bapfaga. Lazaro yari umuntu usuzuguritse ngo urye n'utwimbwa ko Nyamutunzi zisigaje, ariko igihe cyo gupfa kigeze, Nyamutunzi ngo yagiye mu muriro akabona ni marashya, agiye kumbura amaso abona na Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu. Uwiteka ni iki twereka neza ko abo tubona basuzuguritse, aho tubona hasuzuguritse, abo tubona ibyo tubona byose tubona ko nk'abana abantu twabisuzugura, aho naho harimo igitangaza kandi naho nguko hakorera. Aka kanya ndasabye kugira ngo umuntu umvise iri jambo mugirire neza, afate decision. Uyu wese uri mu gikurikira iki kiganiro, reka umuhe gufata decision kugira ngo abashe kuguhitamo. Ye gutinya amaso y'abagendana, ye gutinya aho yirirwa, ye gutinya abo bakorana, ye gutinya abo bigana, ahubwo afate decision kugukurikira, kuko nagukurikira aho ngaho harakira ibibemba afite, aho ngaho harakira indwara afite, aho ngaho harahagirira umugisha. Uwiteka Imana igira neza. Shimwa kumvise gusenga kwanjye, kandi ko uyu muntu witeguye kumukiza no kumugirira neza, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo kumuzarusenze twizeyemo. Amen. Iki kiganiro mukigezweho na Pastor Alphonse kuva muri Goshen Pentecostal Church, kigategurwa kandi mukakigezwaho na GS Studio 360 Ottawa. Murakoze. Yesu abagirire neza. Ciao, turabakunda. Bye.